Ibihe byiza mwe mwese tubana umunsi ku munsi kuri Emi Pro Media twongeye kugirirwa ibihe byiza ndetse n'ibihe byo kubana namwe mu biganiro bigiye bitandukanye bikomeza kubagura mu buryo bwa gikristu ndetse no mu buryo bw'ubumenyi cyane n'ibitekerezo ko igihe kimwe tujya tubinyuramo bikagenda neza. Sindi njyenyine kuko ndi kumwe n'umwe mu bo dukorana, nawe ndagira ngo mwakire nguhe ikaze mu kiganiro. Urakoze Junior, amakuru yawe Nanjye meze neza meze neza. cyane, ndashima Imana. Okay. Ikindi si turi twenyine, by'umwihariko twagize amahirwe twakiriye padiri wacu. Padiri, tuguhaye ikaze, turagira ngo wibwire abadukurikiye ubundi tuze kuza tuganira ku kiganiro tugiye kugirana. Murakoze cyane, ndabaramukije. Nitwa, nubwo wenda abatwumva harimo benshi banzi, ariko kongera kwivuga nta kibazo. Yego. Nitwa Padiri Jean Pierre Rushigajiki. Nkaba hari n'abajya bantazira akazina ka Pierrot, ntako kuva mu bwana. Hanyuma nkaba ndi umupadiri bwite wa Archdiocese ya Kigali. Nkaba maze mu padiri imyaka 22 irenga. Yego. Nkaba nari padiri mukuru wa Paruwasi Shyorongi kuva mu Gushyingo 2022. Ariko muri iyi minsi nahawe ubundi butumwa bwo kujya mu yindi paruwasi yitwa Kigarama. Yego. Mu gihe kitarenze ukwezi nzaba nagiye mu butumwa bushyashya. Yego. Urakoze cyane, n'umugisha rero kuba tugiye kubana nawe. Padi, hari ibibazo byinshi rero dufite twifuza kuba twakubaza ku buryo biri bufasha abadukurikiye kuba bakungura ibitekerezo cyangwa se ku makuru bari bafite yakwiyongera, by'umwihariko kuri Assomption. Ku muntu ucyumva Assomption ni iki? Ego, mu magambo make. Assomption duhere no ku ijambo ubwaryo, ni ijambo rituruka mu ndimi z'amahanga Kilatini, rikaba rivuga kuzamuka cyangwa kuzamurwa. Hanyuma rikaba Assomption muri Kiliziya Gatolika bivuga mu rurimi rw'Igifaransa. Mu Kinyarwanda tubivuga mu magambo maremare, ariko mu Gifaransa na Assomption ya Bikira Mariya. Bikira Mariya akaba n'ijyanwa mu ijoro rya Bikira Mariya. Mu Kinyarwanda niko tubyita Assomption de la Vierge Marie mu Gifaransa, bikaba ari ijyanwa mu ijoro rya Bikira Mariya. Birumvikana ko yavanwaga mu isi ajyanwa mu ijoro. Bikaba bitandukanye na Ascension. Ascension ni isubira mu ijoro ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Rero yarigize umuntu aza kuba mu isi, amaze kuzuka rero igihe kigeze asubiye mu ijoro. Hanyuma Assomption yo ni iya Bikira Mariya, we ajyanwa mu ijoro. Umuntu akibyumva ashobora guhita yibaza ngo buri tariki 15 Kanama uyu munsi ukunze kwizihizwa muri Kiliziya, kubera iki, cyangwa se ni iki kizihizwa muri Kiliziya kuri uyu munsi? Nicyo nari maze kuvuga, niyo tariki Kiliziya yahisemo. Niyo tariki Kiliziya yahisemo ngo ihimbaze iryo banga. Iryo banga ni ihame ry'ukwemera ko Bikira Mariya arangije ubuzima bwo ku isi yajyanywe mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Yego. Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru n'umubiri we na roho ye, nuko ubundi umubyeyi Bikira Mariya cya mbere ari nyina w'Imana, kuko yabyaye Yesu Kristo, umwana w'Imana wagize umuntu. Yabyaye Bikira Mariya, yabyaye Yesu rero aba nyina w'Imana. Hanyuma kandi Imana yamurinze n'ubushanguke bw'icyaha, nabwo ubushanguke bw'umubiri we, ku buryo atashoboraga gushanguka kandi nta sano afitanye n'icyaha. Uzi ko Imana yamurinze icyaha, aribyo twita Immaculata. Nicyo bisobanura ubwo Bikira Mariya Imana yarinze icyaha, ariko nawe ubwo akakirinda. Ku mpera y'ubuzima bwe rero ku isi, ntabwo yashoboraga guhura n'ubushanguke bw'icyaha, nabwo ubushanguke bw'umubiri, mu mbabarire, ubushanguke bw'umubiri, kubera ko nyine nta sano afitanye n'icyaha. Hanyuma rero ajyanwa mu ijuru. Ubwo kujyanwa mu ijuru kandi ufitanye isano no kuba nyina w'Imana,
Eh, kandi uko aba yarajyanywe mu ijuru n'umubiri we na roho ye, ni uko bifite n'ikindi bigenura, ikindi Yego. bitegura, ni uko n'abantu bacunguwe na Kristo kandi barwanyije icyaha bakaba intaganzwa mu rugamba rwo gutsinda icyaha, abo ngabo nabo bazajyanwa mu ijuru. Natwe Yego. twese tuzajyanwa mu ijuru nituramuka duhisemo gusa na Bikira Mariya umunsi ku wundi. Kandi nanone igitabo cy'ibyahishuwe hari aho kivuga umugore ufite uruhanga rubengerana, ishusho Yego. yagaragaye mu kirere. Aho ngaho ni kiliziya ivugwa, ariko tukabonamo n'ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya. Rero Yego. Bikira Mariya ni irembo rigana mu ijuru, kandi ni ikimenyetso cya kiliziya itsinda. Ni ikimenyetso cy'uko kiliziya izatsindana n'uwo mubyeyi ibihawe na Kristo. Hanyuma kujyanwa mu ijuru bya Bikira Mariya bigaragaza wa mutsindo wa Kristo. Yesu ibyo yaje gukora ku isi adukiza Yego. bigaragarira no muri Bikira Mariya, bigaragarira muri Bikira Mariya. Yego. Hari n'ushobora kwibaza ati se ni gute Mariya yakomeje kuba umubyeyi wa kiliziya? Kuko kiliziya ni iya Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo wayiremeye. Yesu Kristo rero muri iyo kiliziya tugira abavandimwe. Twari ibiremwa ariko tuba abana b'Imana, tuba barumuna ba Kristo. Yesu Kristo abifite mu buryo bwa kamere k'umwana w'Imana, twebwe tukabigira ku buryo bw'ingabire. Muri kamere Yesu Kristo ni umwana w'Imana, twebwe turi abana b'Imana nk'ingabire twahawe n'Imana. Yego. Ubundi mu by'ukuri twari ibiremwa, ariko Imana ishaka ko tuba abana bayo, ibiduhaho nk'ingabire. Urumva rero ko Bikira Mariya ubaye nyina wa Yesu Kristo, natwe ahita tubera umubyeyi kuko turi barumuna ba Yesu Kristo. Agahita aba rero ko kiliziya ari iy'Imana, ariko nitwe tuyirimo. Kiliziya ni iy'Imana, tukaba muri iyo kiliziya, ahita aba umubyeyi wa kiliziya cyo rero. Yego, urakoze cyane Padi. Ukongera ukibaza uti ni iyihe myiteguro cyangwa se amasengesho akwiye gukorwa na buri mukristo wese mbere y'uko tugera kuri uyu munsi wa Asomusiyo muri rusange? Icya mbere ni ugukomeza amasengesho ya kiliziya uko bisanzwe. Isengesho rikuru muri kiliziya ni igitambo cya misa, ukarisitiya ntagatifu. Icya kabiri ni uko dukomeza amasengesho dukora ku munsi. Ubundi kiliziya n'abakristo bagira amasengesho y'umunsi, ayo mu gitondo, ayo saa sita, ay'umugoroba. Ni ay'abakirisitu bose, nubwo akunze gukoreshwa n'abihaye Imana cyane kurusha abandi bose abarayiki. Ariko nyuma y'ayo masengesho tugira n'amasengesho yo kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Urugero navuga ndakuramutsa Mariya, isengesho rya ndakuramutsa Mariya. Ubundi umukristo wese avuga, byanze bikunze buri munsi umukristo wese arivuga. Umukristo nyamukristo ntabwo bwakwira atavuze ndakuramutsa Mariya, kuko mu masengesho mu masengesho y'igitondo ndakuramutsa Mariya izamo, ayo mu masaa sita rikazamo, ayo ku mugoroba akazamo. Hanyuma uretse na ndakuramutsa Mariya tugira ibisingizo bya Bikira Mariya. Abantu bashobora kugenda bakabireba nko mu gitabo cy'umukristo, ariko si ho honyine biri, ni uko ariho hambangukiye muri aka kanya. Hari ishapure ubwayo, kandi ishapure tuba dusenga Yesu Kristo, Bikira Mariya akaduherekeza muri iryo sengesho, ari kumwe natwe aduherekeje muri iryo sengesho. Noneho mwibutsa ko n'ishapure nk'amibukiro yayo usanga ari ubuzima bwa Kristo, ubuzima bwa Kristo bwose. Yego, niyo mpamvu rero mu kwitegura umuntu akomeza kwitegura muri ayo masengesho tuzi ya kiliziya, bidakuyeho n'umwihariko ko ushobora kugira icyo uganira n'umubyeyi Bikira Mariya mu mutima wawe. Impamvu tuganira na Bikira Mariya kandi tutamusenga, ariko tugahitamo kuganira nawe akanatutakambira ku Mana, nuko Yesu Kristo yamudusigiye ku musaraba. Yesu Kristo yamudusigiye ku musaraba igihe yaganiraga na Yohani intumwa. Bikira Mariya ahagararanye na Yohani intumwa ku ruhande rw'umusaraba. Yesu Kristo abwira
umubyeyi w'Bikira Mariya ati Mm. dore umwana wawe, avuga Yohani. Yego. Yego. Arangije abwira na Yohani ati uyu ni umubyeyi wawe. Mm. Ntabwo ari Yohani wabwirwaga gusa, rero twe twese abemera Yesu Kristo Mm. duhinduka Yego. abana ba Bikira Mariya. Niyo mpamvu umubyeyi Bikira Mariya dushobora no kumutetera kuko ari umubyeyi, Mm. kandi akatugeza ku Mana, cyane cyane ko buriya hari akajambo njya nkunda kuvuga ngo mu biganza bya Bikira Mariya, yego bya biganza byahagatiye umwana w'Imana ni kwa Yezu rwose. Kuba mu biganza bya Bikira Mariya rero uba uri kumwe na Yezu. Mm. Yego. Okay, urakoze cyane. Kiliziya isobanura ite kubaha Bikira Mariya? Kubaha Bikira Mariya, icya Mm. mbere aho tugomba kubihera Yego. ni uko ari Imana yamuhisemo. Yego. Ndetse inama nkuru ya Vatikani ya kabiri yo yari ukuntu yamusobanuye neza, isobanura isano afitanye n'ubutatu butagatifu. Bikira Mariya afitanye isano idasanzwe itangaje n'ubutatu butagatifu. Yego. Iyi nama nkuru ya Vatikani ya kabiri iratubwira iti icyo apfana na data n'icyo Imana data ni uko ni umukobwa Imana data yahisemo kugira ngo abe umufasha wayo wiyoroheje mu Yego. gikorwa cyo kwigira umurimo kwa Jambo. Mm. Sinzi ayo magambo niba abantu bayasubiramo kuko nyavuze, wenda Yego. njye nabyize mu Gifaransa ariko ubwo mbishyize mu Kinyarwanda. Ni Mm. umukobwa Imana data yahisemo, aba umufasha wayo wiyoroheje mu gikorwa cyo kwigira umurimo kwa Jambo. Yego. Icyo apfana n'umwana w'Imana Jambo, icyo apfana na Jambo ni uko ari nyina wa Jambo nyine. Yego. N'ikibeho yaraje atubwira ko ari nyina wa Jambo, Mm. ariko ni ibintu bya Kiliziya bisanzwe. Hanyuma icyo apfana n'uwo mutagatifu ni uko yasamye, nta mbaraga z'umugabo zijemo, ahubwo yasamye ku bwa Roho Mutagatifu, ahita aba ingoro itagereranywa ya Roho Mutagatifu. Yego. Pawulo Mutagatifu atubwira ko natwe turi ingoro za Roho Mutagatifu, ariko Bikira Mariya we nk'uko inama nkuru ya Vatikani ya kabiri ivuga ni ingoro itagereranywa na Roho Mutagatifu, le temple privilégié de l'Esprit Yego. Saint. Ni ukuvuga rero ngo kumwubaha, mwumva umuntu ufitanye isano n'ubutatu butagatifu, ni umuntu wo kubaha, isano itangaje. Ndetse twanabirebera no mu Ivanjiri ya Luka. Bikira Mariya amaze gusama inda yasanze Elizabeth, yuriye imisozi miremire ajya gusura Elizabeth mubyara we, nawe wari ukuriwe. Yego. Mu kumwakira Elizabeth yaravuze ngo uri igitangaza wowe, sibyo? Uri igitangaza kuko urahirwa wowe wemeye ko ibyo Nyagasani yavuze bizaba. Ati mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Uvuga ngo nyina w'umutegetsi, uwo mutegetsi avuga ubwabyo n'ijambo w'Imana. Bikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Ni ukuvuga ngo Elizabeth yabibonyemo igitangaza gikomeye, amwakirana icyubahiro gikomeye kuko yamubonyemo nyina w'umuremyi wacu, Jambo w'Imana wavutse akitwa Yezu kandi akaba ari we Kristo. Kristo ni ukuvuga ngo ni umukiza, ni umwami n'umukiza. Niyo mpamvu rero natwe tugomba kubaha Bikira Mariya, ntitumufate uko tubonye, ahubwo tukamubonamo umugisha w'Imana isi yahawe. Yego. Uwasuzugura Bikira Mariya mu by'ukuri ntiyabakunda Yezu. Yego. Uwasuzugura Bikira Mariya ntabwo yavuga ko yubaha Yezu Kristo. Yego. Hari abantu benshi bari ku ruhande batari abayoboke ba Kiliziya Gatolika bakunze kwibaza bati ese kuki bakunze gukoresha ngo Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru akiri isugi kandi tuzi ko yabyaye Yesu? Mu by'ukuri nka padiri iki kibazo ugisobanura ute kugira ngo bari abantu tubakure mu rujijo bashobora kuba barimo uyu munsi wa none? Icyo navuga ku busugi bwa Bikira Mariya ubwabyo, kuki bataburana bavuga ngo yarasamye ubwabyo, yasamye kandi yasamye ari isugi. Ubundi nta muntu tuzi usama ari isugi, ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Ariko Bikira Mariya wasamye ari isugi, ibyo byagenze biteze, ni igitangaza cy'Imana. No kubyara nyina akagumana ubusugi nacyo ni igitangaza cy'Imana. Yego. Ikindi cya kabiri, nibavuga ubwo busugi ntitukajya duhera ku busugi bw'umubiri gusa, bw'umubiri, ahubwo dutekereze iyo roho, uwo mutima,
ubwo bwenge buzira icyasha, buzira icyaha muri rusange. Ubusugi Mm. bwa Bikira Mariya ni ukububona muri ibyo bitangaza Imana ikora, asamye nta mugabo, asamye ari isugi, nanabyara ari isugi, ntabwo waburana kuko ni ibitangaza by'Imana. Hari iby'Imana ikora natwe tutumvisha ubwenge bwacu busanzwe, aho ubwenge Yego. bugarukiye hagakomeza ukwemera. Mm. Hari ibyo umuntu atumva ariko ntabwo ahita avuga ngo ntibibaho kuko turi abantu. Aka gatwe Yego. kanjye, yego ngira umutwe munini ariko agatwe ni gatoya mu bijyanye n'Imana, no kumva Imana. Yego. Agatwe kanjye ntabwo gashobora gufata Imana ngo kayumve nk'uko wumva ibuye guteranya ibuye biba amabuye abiri. Oya, Yego. ahubwo umutwe wanjye hari ibyo wumva, aho kumva bigarukiye hagasigara ukwemera, gasigara n'ukwizera. Yego. Nabigereranya Mm. tukiri abana, hari ibibazo twajyaga tubaza ababyeyi. Yego. Umubyeyi yareba ikigero urimo akabona atahita gusubiza igisubizo kimwe cy'ukuri koko cyuzuye, Mm. akaguha ikindi gisubizo kijyanye n'urugero urimo, Yego. ariko mu by'ukuri uzageraho akagusobanurira igikigeze cyangwa nawe Mm. ukisobanurira. Mm. Nabaha urugero kandi numva ntari umushizi w'isoni nimbivugira ku mugaragaro. Hafi Yego. abana bose bakunda kubaza ngo umwana aturuka he, Yego. ko Ikibazo cy'abana. umugore atwita, Mm. hanyuma mama ko wantwise, nubwo Mm. nanyuze he Nanyuze. Yego. ababyeyi benshi kuko umwana yibaza akiri mutoya atabasha no kubyumva, ndetse ahubwo byanamuhahamura aramutse ubivuze wirukanka. Mm. Ababyeyi benshi akubwira ngo umwana anywa mu mukondo, sibyo? Yego. Umwana arabyakira kuko ari nyine ubivuze, ariko hashira iminsi akumva ntabwo byumvikana, sibyo? Si uko Yego. nyina atashatse ntabwo ari uko nyina yashatse kumubeshya, Mm. ahubwo ni uko igihe cyo kubimenya Kiba kitaragera, kitaragera. kandi azanabimenya byanze bikunze. Mu Yego. yandi magambo rero, mu yandi Mm. magambo, uwo mwana ntabwo ashidikanya ku bubyeyi bwa nyina ngo avuge ngo mama ngo ko yampaye igisubizo ngo kituzuye ngo ko ntabyumva ngo ubwo ntabwo ukiri mama. Oya, igihe cyo kubyumva ntikiragera. Natwe Yego. hari ibyo twumvisha ukwemera, Mm. kandi tuzabyumva bisesuye igihe tuzaba twicaranye n'Imana, kuko noneho tuzaba tureba nk'abamarayika, byose tubyumva ijana ku ijana, ariko n'ubundi kandi ibyo dukwiye kumva no kwemera byo turabifite ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga rero Yego. icya kabiri, icyo navuga nakivuzeho, navuze ntese Bikira Mariya ko yasamye ari isugi, yasamye ari isugi, kubyara ari isugi ntabwo bivuguruzanya, ahubwo birashyigikirana. Yego. Kandi ubusugi bwe nyine ni uku kuzira icyaha, ni uku kutagira n'isano n'icyaha. Tugomba kubyumva ku buryo bugari. Ubundi no mu muco wacu, iyo bavuze ngo umuntu ni isugi, akenshi baba bavuga ko ari umukobwa cyane cyane utarabonanye n'umugabo. Yego. Yego. Icyo baba bashaka kuvuga. Uko biba bimeze. Ariko buriya mbabwiza ukuri, mu kwemera, mu Yego. bukristo, Mm. ushobora kuba utarabonana n'umugabo, ariko ukaba utakiri isugi. Kubera iki? Gute? Kubera yuko Mm. kuba utarabonana n'umugabo si uko utabishatse, sibyo? Yego. Cyangwa se Yego. uko warabishatse wenda ntiwabibona. Ubwo rero ntiwambwira ngo umutwe wawe n'umutima wawe biracyari ku murongo, mundatire ngo uri isugi. Ubusugi warabutakaje, kuko ubusugi ntabwo ari umubiri gusa. Abutakaje mu Ubusugi bitekerezo. byagombye kuba no mu Yego. bitekerezo, byagombye kuba mu mutima, byagombye kuba muri roho. Ushobora Yego. kuba utarabonana n'umugabo ariko utakiri isugi, kuko wenda kuba utarabonye nawe nuko n'uwo winginze ngo mubonane atagukundiye. Mm. Icyo gihe rero ntabwo wavuga ngo ndi isugi, gusa waba uri isugi gusa. Komeze. Tubwumve mu buryo bugari. Yego. Si umubiri gusa, ahubwo ni umutima wose, nuko kumvira Imana, nuko kureka gahunda yari afite zo gushaka, akinjira muri gahunda y'Imana, kuko gahunda Imana ayimubwiye. Bikira Mariya yabanye na Yosefu Mutagatifu, bubaka urugo rutandukanye n'izindi ngo tuzi. Yosefu aba umurinzi kurusha uko ari umugabo, nk'uko tuzi abandi bagabo bo ku isi. Aranamwubaha rwose na Bikira Mariya, nako n'ijambo ry'Imana rikomeza kuvuga ko yakomeje kumwubaha, ntiyanamukoraho kuko yamubonagamo umwihariko w'Imana. Ukuyeho kuba Mariya ari we wagiye mu ijoro adapfuye, hari undi ugaragara cyangwa se uvugwa ko yaba yaragiye mu ijoro adapfuye nawe? Utari Yesu Kristo ariko. Oya, Yesu Kristo nkeka ko yabanje gupfa we, We arazuka. Ariko Yesu Kristo yarapfuye arazuka,
kandi azutse yazukanye n'umubiri we, nuko ari umubiri wahindutse Mm. ukundi, umubiri mayobera, umubiri Yego. wahindutse ukundi, ndetse yashatse kubereka ko atari n'umuzimu, abyereka abo yabonekera, ababwira ati nta cyo kurya mufite, bamuha igice cy'ifasangira nabo. Uvuga ngo Yego. na Yezu Kristo ntabwo wahakana ko yajyanye mu ijoro n'umubiri we na roho ye, gusa ni umubiri w'igitangaza, ni umubiri navuga ngo nawo wabaye amayobera, ni Yego. umubiri washobora no kwambukiranya inkuta, ariko ni umubiri. Ndetse Yego. natwe nituzuka tuzajyanwa no mu ijuru, tuzajyanaho imibiri yacu, nuko azaba ari imibiri ya yindi idatangirwa n'inkuta, ya yindi ni imibiri yatagatifujwe, yabaye igitangaza, yabaye imibiri ishobora, ni imibiri y'ikuzo, uko umuntu yavuga, umubiri w'ikuzo. Hanyuma rero Bikira Mariya yagiye mu ijuru n'umubiri we na roho ye, kandi Bikira Mariya nawe wavuga ko, reka tubivuge gutyo, nibyo byiza, yagiye mu ijuru n'umubiri na roho ye. Ahubwo nibagiye kubibuka, hari akantu nasimbutse, nibagiye kubabwira yuko iryo hame rya Assomption, ihame ry'ukwemera, Yego. ryatangajwe na Papa Piyo wa cumi na kabiri mu 1950. Igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu, Papa niwe wabitangaje nk'ihame ry'ukwemera. Yego. Ntabwo bivuga ko mbere yaho bitari ukuri, byari ukuri, ndetse n'abakristo babihimbaza na kiliziya ibihimbaza, ariko noneho bishyirwa mu mahame y'ukwemera kwa kiliziya. Yego. Umuntu akongera akibaza uti ikibeho, tugarutse mu Rwanda cyane, ikibeho asobanura iki ku buzima kumvamo Bikira Mariya, cyane ko hariho abantu benshi bamwumva, cyane ko tubona amahanga aza yose yerekeza ikibeho, tubona ko uyu munsi wa Assomption ibikorwa byinshi kibeho biba bifite ikintu bisobanuye. Kubera iki Bikira Mariya ikibeho? Buriya isi yacu muri rusange, n'u Rwanda by'umwihariko, byagize umugisha wo kugendererwa n'uwo mubyeyi w'Imana Bikira Mariya, ndetse araza ati ndi nyina wa Jambo, kuko abakobwa bamubonye ikibeho, yabonekeye abana batatu ikibeho, guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda. Yego. Umwana wa mbere w'umukobwa Alphonsine Mumureke yamubonye muri mirongo inani na rimwe, ariko nyuma yaho hakurikiraho witwa Mazimpaka Nathalia, hasoza Marie Claire Mukangango. Yego. Bikira Mariya yarazanye ubutumwa, azaniye isi n'u Rwanda by'umwihariko, abonekera abana batatu, ubutumwa yabahaye muri rusange ubuhiniye mu magambo nk'atatu, bavuga ngo Bikira Mariya yaravuze ati nimusenge, kandi musenge nta buryarya. Yego. Ndi nyina wa Jambo, kandi nimuhinduke, kuko mudahindutse mwakwikururira ibyago bikomeye. Nimuhinduke, musenge nta buryarya, kandi mukundane. Ubwo butumwa bwose yavuze buri no mu ibitabo by'imitumba binini, mbuvuze mu magambo makeya kugira ngo dusigarane icy'ingenzi. Kuko Bikira Mariya yatubwiraga ati muhinduke, kandi musenge nta buryarya, mudahindutse kandi mwakwikururira ibyago. Kandi biragaragara ko iyi si idahindutse, kuko yikururira ibyago bikomeye. Nabibonera no mu Rwanda ibyatubayeho, kuko Bikira Mariya yigeze no kubonekera abakobwa arira, kuko yababazwaga n'uko abantu badahinduka, batanakundana. Hanyuma bigeze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, murabona biriya byose byabaye, Jenoside yakorewe Abatutsi, ni uko nta rukundo twari dufite. Jenoside ni nacyo gisobanuro, inkomoko ya Jenoside nta rukundo. Hanyuma Jenoside yakorewe Abatutsi n'ingaruka zayo zose. Ubwo rero navuga ko Bikira Mariya yari atuzaniye umugisha, atubwira ati muze bana banjye, muze mu gishura cyanjye, muze babundikire, muze mbavu. Kandi Bikira Mariya yahoraga avuga ngo nimwumve ivanjiri y'umwana wanjye, mwumve umwana we avuga n'ijambo w'Imana ni Yezu Kristo. Yego.
numva ivanjiri y'umwana wanjye. Ntabwo Bikira Mariya yaje ngo avuge ngo mundebe gusa jyewe, ahubwo yaje atwibutsa ivanjiri ya Yezu Kristo. Niyo mpamvu rero aho hantu Kibeho habaye ahantu hatagatifu. Ubutaka bwabashije kwakira uwo mubyeyi bwabaye ubutaka butagatifu, ku buryo ahantu habaye mubonekerwa nk'aho ngaho hakorerwa n'ingendo nyobokamana, pèlerinage nk'uko tuvuga mu Gifaransa, cyangwa pilgrimage mu Cyongereza. Ni ukuvuga ngo hakorerwa ingendo ntagatifu, abantu bahagera bagakora ikintu kimeze nk'umwiherero, umwiherero wo gusenga, umwiherero wo kwiyegurira uwo mubyeyi no kumva kurushaho ubutumwa bwe, kandi byose ari ukugira ngo turusheho kwakira Yezu Kristu, Imana yacu n'umukiza wacu. Niyo mpamvu rero Kibeho usanga ku minsi mikuru ya Bikira Mariya, by'umwihariko noneho ku munsi wa Assomption, n'ubundi duhimbazaho ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, Kibeho rwose habaye izingiro ry'amahuriro y'abantu benshi, by'abantu bashobora guhura bakamwiyambaza kandi bakibukiranya bwa butumwa. Atari ukugira ngo babwumve gusa birangirira aho, ahubwo ari ukugira ngo nibasubira mu buzima bwabo bwa buri munsi, ubwo butumwa babugira ubwabo, bubayobore, bubafashe kurushaho kuba abakristo. Niyo mpamvu ya Kibeho. Noneho nkanashimira ko noneho bitakiri ibya Kiliziya gusa, n'abakristo Gatolika gusa, ahubwo noneho nsigaye mbona n'abantu bari mu matorero ya Gikristo n'amadini ya Gikristo, nabo bamwe basigaye barayobotse iyo nzira yo kwakira umubyeyi Bikira Mariya, ku buryo babandi imbere bashoboraga kutamuvuga neza cyangwa se kumuhinyura, ubu noneho ubona ko ahubwo hari kwera imbuto z'uko batangiye kubona ko ari umubyeyi nyamubyeyi, kandi umubyeyi w'Imana utugeza kuri Yezu Kristo. Undi muntu abashije kwibaza cyangwa se abajije ati kuki ukwemera Assomption ari ingenzi ku mukristo gatolika? Ni ingenzi kuko bigaragaza ubundi kuba umukristo ni ukuvuga ngo ubaye umwigishwa wa Kristo. Yego. Turi abigishwa ba Kristo. Yezu yagize abigishwa mu gihe cye mu butumwa bwo ku isi, igihe yari akiri ku isi yagize abigishwa benshi cyane, barimo n'intumwa 12, ariko yagize abigishwa benshi, ngira ngo n'ejo twasomye ivanjiri ivuga ko hari aho yahagije imigati n'amafi abantu 5,000 utabariyemo abagore n'abana. Urumva ko Yezu yagiraga abigishwa benshi rero. Ariko uyu munsi twebwe abakristo ni twebwe abigishwa ba Yezu Kristo. None niba turi abigishwa ba Yezu Kristo kandi tukaba twemera ibya Yezu Kristo byose, twibuka ko yabyawe n'uwo mubyeyi, kandi tukibuka ko na Yezu Kristo yamudusigiye. Ni ibintu bihura. Uwo mubyeyi yabyaye Yezu Kristo. Yezu Kristo nawe aramudusigira ati dore nyoko. Nimvuga ijambo nyoko, abana bato babyumve nabi. Ni Ikinyarwanda, ni ijambo ryiza rya Kinyarwanda. So na nyoko ni ijambo ryiza ntabwo ari igitutsi. Noneho rero ni ukuvuga ngo niba abyawe na Yezu Kristo, niba Yezu yarabyawe na Bikira Mariya, yarangiza akadusigira umubyeyi, uwo mubyeyi ntakwiye kubahwa. Ariko reka mbivuge noneho ntanze urugero rusanzwe, hari n'ahandi nigeze kurutanga. Nk'ubu batweretse nk'intebe, bakatubwira bati muri iki gitondo Yezu yayicayeho. Iyi ntebe Yezu yaje ayicaraho aganira natwe, kandi koko bikaba byabaye. Reka tufate ibintu bimeze nk'aho hipoteze. Iyo ntebe ntabwo twayirwanira, buri wese yajya yumva yayicura akayijyana iwe. Noneho ni ukuvuga ngo bakweretse bati dore umuntu watwise Yezu Kristo, umwana w'Imana, umucunguzi wacu, akamutubyarira, akamucigatira, akamuhungana, akamubera n'umwigishwa. Uwo muntu rero tumurwanira, ariko twebwe tumusangira. Ntabwo tumurwanira ngo buri wese amugire uwe gusa, ahubwo tumurwanira tumusangira. Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya ni umuntu wo kubahwa, wuje imigisha myinshi cyane cyane ko buriya Bikira Mariya atwereka, nk'uko nabivuze, umutsindo wa Yezu Kristo, akatwereka kandi ko tuzabaho iteka mu ijuru nitwakira uwo mukiro, ukanatuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo Bikira Mariya tumureba byo kumureba gusa, nk'uko
hari abantu bajya kureba umupira, nanjye nkunda umupira kandi njya kureba. Oh. Yego. Umupira ndawureba ariko warangira ngo ukaba warangiye. Iyo ndi kureba filime ndayireba bikarangira. Iyo ndi kunywa icyayi ndakinywa kikarangira. Naho Bikira Mariya we turamurangamira kandi tukamurangamira ubutaretsa, Yego. tukamurangamira atuganisha kuri Yezu Kristu, kuko kwa kundi yabivuze ikibeho ni nako nyine n'uyu munsi atubwira ati ngaho nimukurikize ivanjiri y'umwana wanjye jambo w'Imana Yezu Kristu. Yego. Na Bikira Mariya aricara akamusenga akadufasha natwe akaduherekeza mu rugero rwo gusenga, cyane cyane ko nyine twebwe tutazi gusenga tubifashwa mu ijuru. Yego. Kandi Bikira Mariya mu ijuru ni umwamikazi w'isi n'ijuru, Yego. ndetse mu ijuru ari hejuru y'abamarayika n'abatagatifu. Yego. Urakoze cyane Padiri. Mu by'ukuri dusigaje nk'ibibazo bine wenda byo kukubaza, ariko umuntu byari byinshi byari byinshi nyine dufite byinshi, ariko tuba tugomba no gukorera ku gihe buriya. Ariko ikibazo cyanjye kiragira kiti, hari umukristo ushobora kwibaza niba hari indi mihango by'umwihariko itegurwa kuri uriya munsi wa Asomusiyo Kiliziya iba yateguye kugira ngo barusheho gushyira imbaraga mu kwizihiza wa munsi abantu bose baba bakunze cyangwa se bashyigikiye. Hari iyo mihango yindi yaba ihari ikorwa na Kiliziya by'umwihariko itari isanzwe mu yindi minsi itari kuri Asomusiyo? Reka mbisubize ntya. Icyambere gikorwa ku munsi mukuru wa Asomusiyo, yego, ni igitambo cya misa cy'iminsi mikuru ikomeye cyane. Yego. Haba muri Kiliziya tugira iminsi mikuru ikomeye cyane, hakabaho n'iminsi mikuru, hakabaho n'iminsi isanzwe. Umunsi mukuru wa Asomusiyo rero uri mu minsi mikuru ikomeye cyane muri Kiliziya, icyo twita solanite. Yego. Haba rero misa ya solanite, ni ukuvuga ngo haba hari ibiranga iyo misa by'umwihariko. Usanga imiteguro yo mu Kiliziya yashyizwemo imbaraga, ariko cyane cyane ubonamo nk'icyotezo. Icyotezo nacyo wenda tuzashaka umwanya wo kukiganiraho ikindi gihe, tumenye impamvu tubona padiri atera icyotezo. Sinshaka kumera nka wa wundi wateraga urwenya ariko anashotora abantu, kandi abantu bajye bitonda mu byo bavuga, avuga ngo abapadiri se burya bari bamucoma. Uwo nguwo ni inyangabirama, uwo nguwo bashotorana, ariko ubwo tuzashaka n'undi mwanya tubiganire. Mumbabarire, ndakozwe n'amajangwe, mumbabarire. Kagira ikintu usomaho kugira ngo bishire. Yego. Ni ukuvuga rero ngo Bikira Mariya, twari turi kuvuga umunsi mukuru wa Asomusiyo rero usanga wateguramo imbaraga nyinshi. Usanga harimo icyo cyotezo nko ku minsi mikuru yindi ikomeye ya Kiliziya. Ushobora kubona imiteguro ya Bikira Mariya yiyongereye, ariko hari naho bakora n'umutambagiro. Umutambagiro nyuma ya misa bagakora umutambagiro muremure, barushaho kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, ndetse ubwo mutambagiro abantu baba basenga ariko banamwereka isi muri rusange. Umenye ko uyu munsi ari Bikira Mariya kandi nimuyoboke Bikira Mariya. Muri uwo mutambagiro hari igihe haba harimo n'ibikoresho n'amashusho matagatifu. Yego. Kuko ishusho iba ifite umugisha, ariko nanone ni ikimenyetso gitagatifu kitwereka ko nubwo Bikira Mariya tutamubonesha amaso ariko ahari. Ishusho nicyo yadufasha kumva, nuko Bikira Mariya ntabwo tumubonesha amaso kuri iyi saha ariko arahari. Iyo shusho rero ikaba yabidufashamo, kandi burya nta n'ubuzima butagira ibimenyetso bubaho. Ubuzima bwose bugira ibimenyetso. N'igihugu kigira ibendera, kandi ibendera ntiwarisuzugura, kandi ibendera ni igitambaro, ariko urisuzuguye wahanwa, kuko rishushanya iki gihugu cyose n'abagituye n'indangagaciro zacyo n'ubuzima bwacyo. Igihugu kigira indirimbo yubahiriza igihugu, ariko indirimbo yubahiriza igihugu uyikinishije ukayitobatoba ukayivangamo n'ibindi nabwo wahanwa. Natwe rero mu kwemera tugira ibyo bimenyetso bitagatifu. Niyo mpamvu no kuri Asomusiyo, kimwe no ku yindi minsi mikuru ya Bikira Mariya, kimwe no mu buzima busanzwe bwa Kiliziya, ibimenyetso bitabura. Kandi rero bituma n'abantu bakumenyera. Ikimenyetso gituma n'abantu bakumenya. Iyo umuntu akubonye wambaye ishapure,
cyangwa wambaye umusaraba, ntabwo akubaza ngo muri ya mvugo yaje iki gihe ngo usengera he. yego Ntabwo yatinyuka kubikubaza, ahita avuga ati wowe nakumenye, ntabwo nibwo mbizi. Uri umukirisitu gatolika, uri umwana wa kiliziya. Ikimenyetso rero nacyo burya gifite agaciro gakomeye, kirimo umugisha, ni ubuhamya ubutanga, kandi gituma nawe wigaragaza nk'uwo uri we. Mu gifaransa navuga ngo na identity mu cyongereza, wigaragara. Nk'ubu ngubu umuntu ambonye nambaye ishati nambaye n'aka kamenyetso kari hano, ntabwo avuga ngo wowe nakumenyera umusirikare, oya. Ntabwo yavuga ngo wowe nakumenyera umusilamu, oya. Yavuga ati umupadiri, umupadiri. Cyangwa se wenda kubera ko n'abaprotesitanti uyu mwenda nabo kuva mu minsi mike basigaye bawambara, yagushakira aho ngaho mu bapadiri n'abapasiteri, ariko ntabwo yavuga ngo wowe uri umusirikare, oya. Ibimenyetso turabikenera. Uzarebe namwe b'abanyamakuru iyo babatumiye mu birori ahantu muri butare n'amakuru, hari ibimenyetso mwitwaza. Nabonye hari n'amabaje mwambara kugira ngo bamenye ko utari, ntabwo nibabona ugenda mu bantu batagufata nk'umuntu waje kwiba cyangwa se umuntu uri kujya kwicara mu mwanya utari uwe, ahubwo ari ku kazi, uri ku butumwa. Niyo mpamvu rero nko ku minsi mikuru nk'iya Assomption n'indi minsi mikuru ya kiliziya ibyo bimenyetso bibaho. Ndashaka kugaruka rero kuri uwo mutambagiro ukunze gukorwa kuri Assomption. Ntabwo ari ihame, ntabwo ari itegeko, ariko wahenshi wakorwa. Ni umuco mwiza wa kiliziya, ku buryo rero ubonye iyo shusho ahubwo warushaho gushimira Imana, ishaka ko tuyisingiriza mu biri ku isi byose, no mu byaremwe hose. Imana ishaka ko tuhasingiriza. Yego. Hari abantu bahita bibaza gahunda aba ari imwe kuri kiliziya zose za Katolika mu Rwanda. Nicyo cyiza cya kiliziya. Burya kiliziya ntabwo umuntu yose yihimbira utuntu twe. Kiliziya ikora ibintu kimwe ku isi yose. Buriya n'ivanjiri yasomwe ejo muri paruwasi yawe, yego, niyo yasomwe i Roma, niyo yasomwe mu Bwongereza, niyo yasomwe Massachusetts, niyo yasomwe muri Papuwazi, niyo yasomwe muri Argentine. yego. Keretse wenda habayeho nk'umunsi w'umwihariko bakaba bashobora kuyihindura kubera umunsi w'umwihariko, umunsi mukuru wihariye, wenda tuvuge ujyanye n'ahantu n'ibiri kuhakorerwa n'iki, icyo bahimbaza cyihariye. Ariko ubundi ku isi ibintu byose bikora kimwe muri kiliziya. No kuri Assomption rero, yego, ibintu byose bikorwa kimwe, bikorwa kimwe. Ibidakorwa kimwe ni nuko biba atari ngombwa, ntabwo ari itegeko ryo kubikora. Ariko nabyo ntibisohoka muri wa murongo rusange uko uzarebe padiri twese dutangira misa kimwe, tuyisoza kimwe. Ibikorwa dukora mu misa usanga ni bimwe. No kwigisha, buri wese ashobora kugira umwihariko we, ariko ahera kuri kwa kiliziya, ntabwo yigisha hanze y'ibya kiliziya. Iyo uzarebe muri kiliziya umupadiri yigisha yirinda inzenya nyinshi. Inzenya ntabwo aricyo cyatuzanye. Mu gihe nabonye hari ahandi basenga bakavuga ngo umuntu agiye kwigisha agatangira numva n'urwenya akarangiza numva n'urwenya cyane, ntaza gushaka ahantu Yesu Kristo aza kugaragara nkabura. Ariko muri kiliziya uraza ukavuga ibya Yesu Kristo, ukavuga ibya kiliziya, wenda ukaba ushobora kugira ingabire yo kumenya gusobanura ibyo uri kuvuga neza kurusha abandi. Ariko ubundi kiliziya ikora ibintu kimwe. Rero no kuri Assomption ibintu byinshi tubikora kimwe. Ibinyurana ni amasaha misa ziberaho, ariko ubundi ibindi byose bikorwa kimwe. Tugana ku musozo, n'ikibazo cya nyuma, ni ubuhe butumwa mwaha abakristu bitegura cyangwa se biteguye kwizihiza uyu munsi mukuru wa Assomption? Ubutumwa natanga, kandi ntasohotse mu butumwa wenda bwatangwa n'abepiskopi n'abandi bapadiri, ni uko ngiye Bikira Mariya ni ingabire ikomeye Imana yahaye kiliziya. Bityo rero iyo ngabire kandi ni ingabire idufasha kurangamiriza. yego, Byaba byiza rero buri wese ku giti cye ndetse no mu maparuwasi muri rusange habayeho uburyo bwo kwitegura kuri roho no ku mubiri
bishyizwemo imbaraga. Hari aho bagira amasengesho y'iminsi 9, iminsi 15 se cyangwa 20 yo kwitegura. Yego. Ubu ngubu twasigaye 10 isigaye, ariko nka isengesho ry'iminsi 9 dukunze kwita mu gifaransa neuvaine de prière. Bashobora kugeza neuvaine de prière zo kwitegura, bashobora kugira imyiherero. Hari nk'amaparuwasi nabayemo, abantu bagifataga iminsi y'imigoroba bw'icyumweru cyose mbere yo kwitegura umunsi mukuru wa Assomption, bakitegura bahabwa inyigisho zihariye zijyanye n'uwo mubyeyi Bikira Mariya. Noneho mu Rwanda twongeramo n'ubwo butumwa bwa Kibeho, kuko hari n'abantu batabuzi, tukarushaho kubusobanura kugira ngo buri wese arusheho kubucengera. By'umwihariko muri Arikidiyoseze ya Kigali ho, noneho kuri tariki 15 kuri uwo munsi wa Assomption tuzaba duhimbaza na yubile ya Cathedrale Saint Michel. Cathedrale ubundi burya niyo paruwasi nkuru muri diyoseze, ni nayo kiliziya y'umwepiskopi. Burya mu mategeko ya kiliziya ahubwo ho umwepiskopi niwe wari padiri mukuru wa Cathedrale. Yego. Undi uhamuhagarariye aba ari recteur wa Cathedrale. Navuga ko ari vikari wa mbere w'umwepiskopi, uwo twita padiri mukuru mu by'ukuri aba ari recteur. Navuga rero ngo nabibutsa nko muri Kristo muri Arikidiyoseze ya Kigali ko bazibuka ko tuzaba turi muri yubile y'iyo Cathedrale. Murabizi ko Arikidiyoseze ya Kigali iri muri yubile. Iri muri yubile imyaka 50 imaze ishinzwe. Hanyuma abantu bazitabire rero, yego, ababishoboye bose, wenda bose ntibabasha kugera, ariko uwabishobora wese yanyaruka. Sinjye utumira, ariko ndumva n'uzatumira atazajya hanze y'ibyo mvuze. No kuvuga ngo iyo yubile ni nziza kugira ngo tuzirikane n'ubuzima bwa diyoseze, bituma turushaho kuyisabira no kuyikunda no kuyubaka. Padiri, reka tugushimire ku kiganiro cyiza uduhaye. Ni ibisobanuro byiza, buri muntu wese navuga ko hari icyo bimwigishije n'icyo bimusigiye muri rusange, ndetse natwe hari ibyo tuba twungutse buriya tutari dusanzwe tuzi. Ntekereza nashidikanya ko turafite byinshi byo kugira ngo uzadusobanurire, turusheho gukomeza kugenda twunguka ubumenyi butandukanye, ndetse dukomeza no kwizera kwacu. Wakoze cyane, n'ubutaha uzatwakira. Reka dusozeshe isengesho rigufiya. Urakoze cyane. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ndakuramutsa Mariya, ubujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, uradusabira twabanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Bikira Mariya utabara abakristu, udusabire. Bikira Mariya nyina wa Jambo, udusabire. Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Murakoze. Murakoze namwe.